ariko yewe gakuru gatoya ariko se ko nabonye abanzi bahabye gatoya niko gakureka nkubaza ikibazo umunsi wa mbere wa Arsenal wabuye abantu none se reka nkubaza wowe uri umufana urimo urareba icyana cyitwa cya Itoroshi kiragenda nk'ikizi umva cyane ruvuga ngo urabona iyo barashe Misiri uburyo ibigenda rurarwana wayo rufite umuvuduko urutu wa Misiri uzi ngo Peto fata baro ari muri hagati muri sene mu masegonda ane abageze muri box pre assist ya Karafiori mana nyagasani mbega kwirukanga cyakoze ariko se Karafiori no ko Karafiori yarahindutse ese ko yabaza kuri Karafiori ugende kora nibaza kuri Ben White ruvuga ngo abadefanseri babiri ijoro bose batanze amasi ariko Ben White asegakira 14 Ben White zabwo ni 14 ese Ben White ari imbere ya Buka urumva ngo bari imbere ya 7 9 ariko se ndikibazo umunsi wa mbere wa Arsenal wabuye abantu ngo Gimareshi kadahari baziri konsa kabadahari ngo mukamugenda kuriya gatoreka nkubwire niba ari bitwabonye kandi kuko nabibonye Arsenal ashyira mu ndi mu winga arajyamo wo kuza gufatanya na Itoroshi n'umwataka kandi ubukerane kena ni Eridiz uzi uburyo Eridiz agenda Eridiz gatoya Arsenal ikubise Coventry ibitego 3 kubusa iyirusha ahubwo ari umuntu wari kumbwira ariko se ngukubona Arsenal yajyaga ujyaho nko ku munsi wa 8 none ki ugiye kwa mbere itangira ni wa mbere itangira ya mbere iskonfirma kari ya mbere ati karabaye none Arteta tangira oya nibahumure match ya kabiri Arsenal ifite ku munsi wo kuwa mbere izabagiye kwa Aston Villa saa 3 z'ijoro ubwo rero za Man City zo za Man U zaba zakinnye mbere niza zigakiringa match yazo none kuwa mbere Arsenal zaje gukirwa zazakina kwa gatandatu no ku cyumweru Arsenal zaje kugeraho nubundi hari izambe hari ikibazo bafite Arsenal kare bagiye kwishyira ku munsi w'inama twese turi Chelsea umva reka nkubwire gato twinjire mu kibuga turebe Arsenal nyayo ishusho ngari nyayo ya Arsenal mbere ko tujya mu kibuga ngiye ubwo ndacyari kwibaza twazi kuri abakinnyi reka ngubwiskuri uzikira ijoro abo twe turikorana match hari umuhetazi wambwiye ngumva go rwose ngo reka ngubwire pe ngo ngiye kuzajya mfana amakipe abiri narize yose kwavana amakipe abiri ngikipe yanjye afana Liverpool muzajya mfana Liverpool ngo ni ikipe yose iri gukina Arsenal nzajya yifana aka byo nyine namatakira ngo yi natwe niko tumeze tuzadufana iyo dufana ni nizabona izura n'izindi dufana izo ngizo ubwo nuko bimeze ni kimwe n'ibindi situation twinjire mu kibuga tureshusho nyayo ngari ya Arteta ishusho nyayo ngari y'abakinnyi muri rusange turene ishusho nyayo ngari ya Premier League nka Premier League nabonye abantu bari hanze bari kuvuga ngo urabona ngo Coventry ngo ni ikipe ngizamutse ngo yari gifite igihunga nyamara mbere ya match suko byari biri bavuga Coventry ngo ni ikipe imaranye imyaka 5 ngo umwaka usize yatsinze ibitego byinshi muri Premier League nako muri Championship hose mu Bwongereza hose kandi ikipe iriko katsinze ibitego byinshi buri bana ariko bagakubisa umupira abandi ibintu biri kuba nibiki no iriya kipe Coventry bari yiteguye abonye ko yashyizemo tayo awoni uriya mu Nigeria bamuke muri Nottingham Forest njero mbona bose awoni yagiyemo no ryari njero ntizo ndi kwibeshya ruvuga ngo iriya Coventry mara imyaka 5 yari ikipe irasa ikubita umunsi n'umugenzi gato ivuye muri Championship yarayandagaje yakubise amakipe pfire yarayakubise muri byari bitatu Coventry byari bitatu ikubita none gatoya ya Arsenal ifashe match ebyiri ikabitsinze ibitego 6 harimo Man City none mu bitego 6 zose ari clean sheet nta gitego yinjijwe nuvuga ngo nureba muri match za pre-season zose ntago yari mizamu yego harimo Kepa aho uyu kandi nta cyane bari bahari nta mabuka n'abari bahari none nta cyane cyane muri defense ariko se gusimbuza abakinnyi 45 none gatoka nkubaza ya Arsenal ko yankanze ahubwo ngereka nkubwira niba arayajarishagira zikuriya ko yankanze Real de la Fuente wa Espagne yaradukore ntabwo yamukize mu kibuga ngakina naye yaragiye araruhuka afata imyuka agarutse ari waraya raya nuvuga ngo gatoya reka duhere kuri uruhande rwa 11 w'iki gipeti cyitwa Christos Tizoris uyu mwana wamugana gisa kirwa avuga ngo nugutora umuntu atunamye ahubwo gereka nkubwira nabonye abantu bavuga ati uriya mwirabura wa Real naja kuvuga urumva ngo yagize amahirwe ntiyaza iki cyana cyari kumwica cyari kumuhumbagiza umugabo nta n'ikibuga ari kuzabona icyo ko sore kabwira ikintu nabonye ko kiri ku rwego rwo hejuru Arteta ko kari kwataka n'ubwo Arteta yatatse manuziko haranje yageze mu minota nka 20 ya mbere yataka Coventry ndabane se ibi ni ibiki biri ku noneho iki cyana cya Tizoris iri joro cyashose amashota n'imizamu
nuvuga ngo for on target wete on target enye ebyiri ziba off target ebyiri ziba on target nuvuga ngo amashota nateye mu izamu ubwo abiri yagiye hanze andi abiri ajya mu izamu gari yarayagarura no cyakere buryo butatu buvamo ibitego Filike rero changes nuvuga ngo habuzo gato cyane iki cyana muri buryo butatu bwose cyakere bwose uruga kavamo ibitego nuko nyine byanze kumva harimo na pre assist yahaye Ricardo Carafiori yateye one cross guhindura umupira imbere y'izamu ubundi we na Benete wongera ubone ako n'amaduka ro yahinduye ariko uragenda uba amaduka subura aho bara urampira amaduka ubonye urampeta ibintu byose yakoze byabaye successful ku kigero cya 41% pass yose yateye nuvuga ngo yakoze za pass yatanze zose pass accuracy 41%. Nuvuga ngo pass complete guhereza umukinnyi umupira ukamugiraho neza 41%. Iyo ni imibare ya Tizori sindi kuvuga kuri hagaze yakoze ku mipira 50 ubone Tizori si cyo kuvuga wenyine urumva imipira 8 muri box none arangize atkere bwa buryo bubiri bwajya kwihuta yakoze ku mipira 51 imipira 8 muri match yose none afata imipira 8 ari muri box ubwo muri box narangire mu ruga rw'amahini muri final third muri iyo mipira 8 yakozeho ibiri yaremye mu buryo bw'ibitego urumva arangije aterana tackle imwe one tackle nayo bawone ada muri dio rimwe iba successful arayiganya nyine reka ubwize kuri Shatsori sativo unuvuga ngo ku manota ye ku 10% yavuye mu kigo afite amanota 7.48 aya manota na ya Christi Zoris ubwo nukuvuga ngo ibaze ko ubundi gatuka nkubwira Premier League ubundi uburyo ihora kose ihora iri hejuru cyane nago si ibintu uzapfa kubona mbere kuri akafite imibare nago ari ibintu uzapfa kubona ngubone umukinnyi yaje ashobora Premier League 100% nka bino bya Zoris ubundi ni ibintu bigorana cyane gace cyane gusa Arsenal muri rusange kigero twe twakoze mbere twe twababwiye uko bimeze ariko araba batacyumvise babatazi uko bimeze urumva gatoya uvuga ngo iyi Arsenal kugira ngo wumve ibintu yakoze uburyo bya biri hejuru sibyo muri bwa buryo byibura kuvuga ngo irashaka igitego kuvuga ngo irashaka igitego nushyira byibura ku kigeranyo cyo kwijana kugeranyo cyo ku 10 rimwe n'ibice 80 ya muri buri gice yabigerageje urumva ngo half time na full time yabigerageje none iyi Arsenal yateye amashota 6 on target mizamu muri rusange on target zo zijya mizamu none bazi ko izi on target mizamu harimo ebyiri nkuko tubibonye zande za Zoris uri kuvuga akazi ariko iyi Coventry yakoze on target imwe yonyine kuri target esheshatu none shot off target ni amashoti muri batera akajya hanze yose aca iruhande rw'izamu hejuru y'izamu Arsenal yabikoze inshuro esheshatu inshuro esheshatu ama off target Coventry yabikoze rimwe guess what nibirarangiye blocked shot none kwa kuri ikipe itera amashoti akaburukwa abadefenseur bakayagarura rikaba rya shoti bateye ariko ntirije mu izamu ariko ryagaruye n'umudefenseur Arsenal ateye amashoti 6 komana nyagasani 6 kugira ngo wumve uburyo ifite defenseur noneho yo yabikorewe rimwe ryonyine bivuze kurenza baro mo hagati ukareka abadefenseur ibibazo ubwo yari scary Odegaard na Rice kubarenzaho baro ngo igere muri defense byo batere abadefenseur bayibolo byakozwe rimwe ryonyine kuri Coventry Arsenal kitebwo mu Arsenal bikoze inshuro esheshatu Arsenal itebwo cyane nukuvuga ngo muri rusange possession ball position Arsenal byarangira ifite 35 kuri 35 position de balle ni 65 kuri 35 noneho corner kicks gato wakibuza ko Arsenal te corner 8 Coventry wakumirwa kone ebyiri zone reka no nkubwira iki niba ari zo corner 8 niko Jovere afite akasi kenshi niba batera corner 8 nta gitego ahubwo nyine nari style yahindutse Arsenal yahinduye umuvumo ahubwo style yahindutse kuvuga ngo none ubushize twagitwaye bavuga ngo dutsindira set none muzihage none mutsindire muri open play kuko ibitego byose bitatu byari muri open play cyane sasa ikindi wamenye offside Arsenal yaraririye inshuro 5 mu gihe Coventry nta na rimwe igeze irari muri ikipe yatakirararira ikipe yatakirararira Arsenal yaraririye inshuro 5 ama offside agomba kuba Coventry nta nimwe urumva bari bayimye ariko cyakoze yari ifite icyataka cyiza cyabaga cyaryamye pe baro zose baranze cyambara 9 n'undi cyambara 9 ura mujene yitwa Gims wanashaka kabisa yarahari kabisa yashoboye kuryama arahantu ubwo Arsenal muri rusange yakoze amakosa 10 ya Coventry yakoze amakosa 13 mu buryo bwo kurengura noneho ya mpira throw in Arsenal yarenguye imipira
11 Coventry ngura imipira 7 ku makarita y'umuhondo Arsenal yabonye imwe na Coventry ibonye imwe ngira ngo ku ruhande rwa Arsenal yabonye na Magalhaes yego hanyuma cross cyase mpira bahindura imbere y'izamu Arsenal yahinduye umupira umwe ariko nanuza nayo Coventry nayo yahinduye umupira umwe cyo nabwira dusoza nuko byibura abazamu araya yakoze save imwe undi akora save ebyiri hanyuma rero goal kicks cyangwa se icyo wamenya kuri goal kicks nuko Arsenal yateye 5 hanyuma Coventry tera esheshatu. Urakoze rero kuri iyo mibare ni imibare y'ingenzi cyane. Reka ratugaruke gato cyane nkubwire. Ngewe nanarije neza kwishusho nabonye iyi match. Arsenal Arteta ubundi ari kuntu mwajyaga mukireka kureka akaza gushaka ibitego mu minota 70. Ikintu nabonye kuri Arsenal barashaka ibitego mbere ashyiremo babandi inyuma baruhuka. Nicyo kintu nabonye ngewe kuko urebye mu byukuri iminota nka 20 ukuntu batatse ko 30 ya mbere mana yanjye kipe bari bayishe tatsiheru umwuka cyatizorisi kiruka none Martin Odegaard mana yanjye baro ntago agengagera kumira kwa Bukayo arahindura impande zose je nabirebye bandi mana kibuga kizamo Gimares biragenda none Ezri Konsa iswe kone igitego muri Arsenal bagiye bacyumva matangazo umwaka ushize Arsenal yakinye match 9 itinjizwa igitego kuraho gutsindwa itinjizwa yego ndabye kugeza ubwo kuki ikipe yagarutse kingiza ari Bayern kugeza ubwo Guardiola yakoze interview aravuga ngo reka byari bigeze kuri match ya 5 ngo reka twizere ko byibura umunsi umwe izinjizwa byagezeho byo no kwanga itsindwe bitari gushoboka byizo banategereje ngo hagire ikipe yinjiza nyuma y'iyo interview ya Guardiola Arsenal yarongereye azikora izindi match itaninjizwa igitego uziko na match bura PSG ubundi nuko nyine habaye musikera w'umwana ubundi ntago PSG cyagera ko ntago kanano gato hari ikindi kintu ngereka nkubwira Arsenal bitari fanatism ishobora kuba izatwara iki gikombe ikiri kuntangazo ngo n'ikindi uziki kiri ku isoko uzika Arsenal kiri ku isoko gato ahubwo ikintu nabonye uzi yuko reka nkubwira usko Martinez ashobora ari bugende Martinez agomba kugenda ni ibintu ejo ntarwo ari kuri Fed match ko Arsenal abonye ko yasimuje Solis yinkapajya kuri 11 yego cyane rwose ibintu bidasanzwe bero nabirebye mbona Martinez aragenda hari Arteta abwiye mama wari wisiskeri yaramubwiye ngo umuhungu wanjye afite umwanya hano Arteta arambwira ngo ntago afite umwanya kimwe nkuko nta n'undi ufite umwanya azawukorera kimwe n'abandi urumvaga ko arawutwara skeri koza amaso y'abantu skeri gufata barakoza amaso uriya Mpeta ari gufata baraga gukora ibintu birempe arawutwara ntuva ku kirenge neza bari kuzavuga ngo bari kujya mujya reka biguye kuri beto ngo ni beto uvuga ni ku rukuta we uramukora ukagwa kandi barakayigumana cyane ni umuhanga afite uburyo yitwara ntatakaza ntagira gute noneho turetse ibyo ngibyo tusimbutse turenze kuntu bya skeri gakumbwira Arsenal ni mugoro usibye kandi byageze akagwa barikamunanira kandi kandi ibisanzwe n'undi nibi yakora kandi ni igitega arakiguhigira akakibona ugahita umureka mu byukuri undi muntu muri Arsenal wavuga wagize mu ruto makenindi mbo gato njewe wenda kereka turamutsurebe mu basimbo ariko mu ikipe yose yabanje bo muri rusange nta muntu aruri hanze nta n'umwe none se ni Ben White wahinduraga zira sante yatanze assist ni Calafiori watanze assist sibyo ubwo ni mu defenseur Magalhaes na Muskera bahagaze neza igitego binjije ntacyo bakoze block imwe rwose bakinye neza nta nakazi kenshi babonye aho hagati mu kibuga wavuga nabinde Skeri Reis wazamukanyira baro ku gitego cya kabiri kandi gakubura Odegaard wakoze ibintu nkabiri wakanatsinda n'igitego kandi gakubura sureba buri abantu bazize Coventry none se Bukayo watsinze igitego cyatizorisi wirukankanye baro kuri agatanga pre assist Kaisa watsinze igitego uvuga ngo Arsenal yose yari tayari oya buri abantu bagize Coventry yoroshye hari umuntu twatanya ngo Coventry yoroshye aba iri akipe ukuna yibonye Coventry ahantu yageze ikakanyuza hasi mbabarira abantu bari buyumve Coventry nayibonye abantu ahantu yageze ikakanyuza hasi kirukanka ukabona ko iri tayari Coventry abantu bari buyumve gusa Lampard imibare yamushiranye Arteta aramucanira nuvuga ngo mu minota byonyine nk'ibihumbi 20 ya mbere Arsenal yamwatatse kuvuga ngo igisubizo kiro nyine handi bavuga ngo tanga igitego agahumeka byagezeho Lampard babona ko bitavamo ntago byari kuvamo gako uriya mupira bamuteye ntago byari kuvamo kandi no gakureka ubwira ikiri kinabonye kiri ku rundi rwego abakinnyi ba Arsenal mu mitwe yabo harimo igikombe bivuga ngo ibintu bitari kugenda kwa kundi harimo igikombe umupira bakarfiyo bari gukina no igikombe mana abantu babyumve iri Arsenal ni igikombe kandi nabanzi umupira babonye uyu munsi rabande bizindi kipe uyu munsi se ndabanzire mu kanya tujye kubakorera kuri Man U yego
njyewe ikipe ndaba nzireba kuko reka mbwira ikintu nabonye kandi kiri ku rwego rwo hejuru ntumbwire ngo Arsenal ngo uko ngo yabikinnye ngo ni Coventry ngo ni ibiki oya ntago ari Premier League nta kipe iba yoroshye nta kipe yoroshye hariya gato Premier League irakomeye icyo nkubwiye cyo iyi Coventry ubwo barayumva ahubwo reka mbwire njye nkurikije bench Arsenal iri hanze n'abakinnyi batakinnye iyi Champions League bari abatipe bose bakazamanuka bahari ni ukuri gakunda ndabona bikomeye hano rero ngewe ikintu narebe nkabona ko Arsenal ishobora gutwara iyi Premier League ubundi oya match zanyu gato reka mubwire match za mbere na match za nyuma zitanga igikombe cyane narebye match za nyuma ufashe match 11 za nyuma 11 harimo amanota 30 uretse Chelsea na Aston Villa izindi ni za Palace oya Aston Villa yari muri retour irabirya ko izindi ni za Palace gato na makipe za Sunderland na makipe aho ngaho atata bashoboka uzuga kora match neza uyu munota tukayatwara uko nabonye Arsenal uko nabonye uburyo ipangiwe gato ndakubwiza ukuri Arsenal izagitwara ngewe nemeye kuko match za nyuma zigena ikipe iri butwara igikombe none ngikiri kinabonye hatamara ko ibintu bitanoroshye kandi biri no ku rundi rwego ubu uri kugira ngo utware shampiyona ubu kipe buto iyo muhuyira buhaga ukabwereka ko burusha bukemera nicyo Arteta rubyo binari gukora ukuntu abibonye iri joro cyo kinari gukora gusa gatoye ngewe icyo niteze shampiyona ryose mu bigaragarira amaso Premier League ni Premier League nyine yagarutse nta kindi Coventry ari gukora kuri defending champion aba niba byumve kandi babyakire hanyuma reka dushimira abandumva yacu tuyakoreye umva nge na Recife Factory Classic mfatanyije na mugenzi wanjye gakuru Janvier de Classic ibindi ni akagaruka mu dukore kandi musharinga ibiganiro byacu ndetse mwiteye ko tujye kuza kuri kamera ibindi ni ibombo Platinade Shalom.